shima Imana yaturinze kandi namwe Imana ikaba yabarinze yabikoze habwa icyubahiro. Shima Imana kuba namwe mwese muri hano, Imana yacu ihimbarizwe. Yakoze baguruke tangire some igitabo cyakozwe n'intumwa. Turasoma igice cya 16 umurongo 24. Yakozwe n'intumwa igice cya 16 umurongo 24. Bahabonye turasoma. Yakozwe n'intumwa New Testament Acts chapter 16 verse 24. Habonye Mandate ndizo newe habonye na hadusomere. Cyangwa rero wese avuga cyangwa se Papa Chance. Yakozwe n'intumwa ibice 16 umurongo 24. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nawe ategekwe atyo abajugunya mu nzu yo hagati akomeza amaguru yabo mu mbago. Ariko mu gicucu Pawulo na Sila barasenga. Mu gicuku Pawulo na Sila barasenga baririmbira Imana. Izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya habaho igishitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose ziherako zirakingura. Amen. Iminyururu ya bose iradohoka. Amen. Uwo murinzi arakanguka abonye inzugi z'inzu y'imbohe zikingutse, agira ngo imbohe zacitse. Akura inkota ye, nuko agiye kwiyahura, Pawulo avuga ijwi rirenga ati, wikwigirira nabi, twese turi hano. Amen. Senge Uwera Mana yacu, turagushimiye ko waturinze. Ibikomeye ariko watubereye maso bitarikomeye. Imihanda bimeze nabi ariko watubereye bitarikomeye. Turavuga ngo uhimbarizwe bitarikomeye. Kumvisha amagambo yawe bayo bitarikomeye. Uduhereze ibyo kurya byacu bitarikomeye. Buri mwene data urahangana mushi wacu, muheze agatsima ke k'iki gitondo. Turakwinjiza ngo utubane natwe, tare natwe, kwicishe bugufi, kimenyetso kwicisha bugufi nuko twakuramishije imitwe yacu bitarikomeye. Aho dusajye nawe ku meza imwe, twamaze kuri Imana nzima, ibyo rimwe ko tubisabyemo. Amen. Nabasha kwicara. Dushima Imana yaturinze, Imana yabanye natwe icyumweru cyose gishize, Imana ibihimbarizwe. Icyumweru kirekire, iminsi myinshi, ariko Imana yaturinze iminsi yose ishize, ibihimbarizwe mu izina rya Yesu Kristo. Rero kubwo umwanya mutoya cyane dufite, amasaha yatujyanye bibaye saa 2:30, kandi hari abagiye gutangira, ubwo turakoresha iminota wenda riba myinshi aba 15 yonyine. Saa 2:45 turaba dushoje. Rero turiga amagambo makeya, nibishoboka tuyasubire mu kindi cyumweru. Aho tugiye kwiga ijambo ryiza cyane, ndabarakira ngo murutega amatwi. Umwana wese urahangaha agire amatwi y'umwuka atari amatwi y'umubiri, ahubwo ugire amatwi. Ibyo turi kwiga ntibijya ahandi, ahubwo bijye mu mutima yacu. Tujye kwiga kujambo ngo twanarigeze n'ikindi gihe, ariko turi kwiga kuzamura ngo gusenga niho tubonera ibisubizo. Gusenga niho tubonera ibisubizo. Kuyo usenga kumvisha ngo Pawulo na Sila bari bafunze. Pawulo na Sila bari imbohe, barabafunga. Bageze abatsi tugire dute, baradufunza ngo Pawulo na Sila anga turi mu mbohe, anga baragufunze. Ugize ikibazo, ugize ese gufungwa ni gute? Ushobora nawe no kujya hantu, ukora n'ikigeragezo, ugahura n'ikibazo, uje ku ishuri, ufite ikibazo cy'ubuye nacyo, urambaza nde, uratakira nde, ikibazo n'indiro kugisubiza. Ni ugusenga, kwishora bati Mana nushobora byose, Mana nuwo uvuze gutya ati nitukwambaza, nitugusenga, kuko turi mu ijambo ryawe. Imana tuyifatira amagambo yawe, uravuze ngo niba twavuze ngo nitugusenga uzagusubiza, none ko mwe n'iki kibazo ndasubira ukinsubiza. Ntabwo nibwo kwanga ujye kureba mama wawe, ntabwo ngo ujye kureba inshuti yawe, ahubwo ngo gusenga niho tubonera ibisubizo. Niyo wabagize wafunga, niyo wabagushyize muri prison, uzi gufungwa mwe abana batoya, gufungwa ni gute? Ukarashobora gufungwa ni gute? Niyo bagufunze uri prison, nta muntu uri kugemurire, nta muntu uri kurebe. Reka ngo urugero, ureka tuvuge uyu mwana uyu nguyu nawe vaje abarafunze, ndiribuza no kubafungurira muri prison, ndiribuza kubafungurira bakambaza Imana yamwicaye. Imana yacu irumva, Imana yacu irasubiza. Uko byazwe muri birango mukomange nduguru ni muntu matira ndabumva. Niba ugize ikibazo, niba n'ikibazo haba ni kwishuri, ikibazo cyose umuntu ahura n'ikibazo,
ukagira ikintu cyakugora n'ibigorero n'ikintu icyo ari cyo cyose, senga Imana uyambaze upfukame Imana ko ari wavuze ngo ikintu wakidusubiza, ko wavuze n'amagambo ya ngo wasubiza. Pawulo na Sila ngo bari bageze igihe cyo bapfunzwe, ariko ngo barasenga. Umuntu wari ubacunze ubacunze agira ngo n'abantu bacitse. Hepfo twarakoze amagambo ariko ati yagiye gufata inkota ngo yice. Ese abantu bacungishije aho ntibacitse? Ese abantu bambaye ngo ncunge ntibacitse? Baravuga ati ntaho twagiye, irafashe inkota agiye kwiyica, turi hano. Uwo nyine abonye ibibaye bati nanjye ngiye kwizera Imana yanyu. Kuko ushobora kujya ku ishuri ugahura n'ikigeragezo, ushobora kujya mu kazi ugahura n'ikigeragezo, ariko abantu bakureba se uno mwana katandukanye natwe ngo kubera iki? Basi kuba tubwe ngo tukugore gutya ariko ukaba utandukanye n'abandi ngo kubera iki? Turi kwiga ngo mu masengesho niho tubonera ibisubizo. Burya iyo usenze Imana irakumva, burya iyo usenze n'umwasana ntabwo akugerageza, umwasana aragutinya, kuko amasengesho niyo wambaje Imana, umwasana Kristo kasenga, uyu mwana kasenga, ese runaka kasenga, ese gakuru kasenga, ndagenda mugerageze ko Satani ifatwa muntu utinya gusenga. Ariko ndavuga ngo amasengesho tugiye mu byisi nibavuga niyo medicine yacu, niwo muti wacu. Uburyo ufite mu masengesho nta bundi burwayi, ufite amasengesho uhagaze neza. Kuko Satani nta kintu cyatinya, atinya abantu basenga, atinya gusenga. Bisomo ngo urasenga ufite intwaro yawe, ngiye kujyana gusenga. Nugera gusenga rero uzagoza no kwizera, nugera kwizera rero kweza n'ibyishimo. Ko mu Magalatiya haba ibyiza byose byo gusenga. Ati nusenga uratera intambwe muri mwe, nusenga uregera n'abafurira basenga, uregera n'abasenga, uzaba umuririmbyi, uzaba umudiyakoni, uzakorera Imana. Ako byose bikuye hehe? Kuko wamanje gusenga. Ko gusenga ano bihereza byose. Kuko mbese niyo kintu kizo niba ari amazi ufite pipe ikaguhereza, ako gusenga nibyo byambe. Nusenga urabona amavuta, nusenga urabona n'ibyishimo, nusenga urabona n'amahoro ava mu mutima, atari amahoro atangwa n'abantu, ahubwo ya mahoro ari inside wewe mu mutima wawe indani, atari wa mahoro y'abantu batanga. Kuko dushobora kureba ufite amahoro ako ntawe ufite, ahubwo ngo senga weho ambaza Imana. Ni wagira mu igihe gikomeye cyane, igihe kigoye, umwanya ari mutoya, twagusoma ikindi gitabo cyo muri Samuel, aho Ana nta mwana yari afite. Niyo waba uri ingufu udafite umwana, Samuel igice cya mbere, reka ngiye masome ndi kwirukanga gatoya. Samuel igice cya mbere ku murongo wa 9. Nuko maze kurya no kunywa, Hana agaruka aho hari Shilo, kandi Eli umutambyi yari yicaye ku ntebe ye, ikomanirizo cy'umuryango cy'urusengero rw'Uwiteka. Ariko Hana yasengaga Uwiteka agahinda, arira cyane, ahiga umuhigo, aravuga ati Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro wanjye, kansubiremo, Nyiringabo nureba umubabaro w'umuja wawe, ukanyibuka ntunyibagirwe, ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka abe uwo iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyo kogosha ntikizamugera ku mutwe we. Nuko mwene data asubire ku murongo wa 12. Nuko akomeza gusenga atyo, akomeza gusenga atyo, arasenga mu 12. Nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. Eli yitegereje umunwa we, kandi muri uwo mwanya Hana azabira mu mutima we, iminwa ye ikinyeganyega, ariko ijwi rye ntirihinyuke. Mbese ijwi gusenga wenyine, niyo wasenga iminwa itari kubumbu, ugasengera mu mutima. Hano ya nta mwana yari afite, yari gushaka kubwira Imana. Mwene tandize komeza usubire ku murongo wa 14. Nuko Eli aramusubiza ati, murongo wa 14. Nuko Eli aramusubiza ati, nuko Eli aramusubiza ngati, uzageza he isindwe ryawe? Urumva kuba uri gusenga kasi uzagezeho gusinda ryawe, uzagezeho kudutesha umutwe uri gusenga. Uri gusenga buhoro buhoro, komeza mwene data. Mbese waretse vino yawe? Hana aramusubiza, vino ni inzoga. Mbese wareka vino yawe uri gusenga buhoro kwinjiza Mana wanjye uragira ikibazo, Mana yakuna afite kino kibazo, wareka kudutesha umutwe, wareka gukobera ati mbese iryo sinda ryawe zarigerera he? Ni vino.
n'inzoga mbese komeza mwene data. Hana aramusubiza ati ashwida databuja ndi umugore ufite umutima ubabaye, ntabwo nanyoye vino cyangwa igisindisha cyose, ahubwo nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yo mu mutima wanjye. Ntukeke yuko umuja wawe ari umukobwa w'ikigoryi, kuko ibyo navuze kugeza ubu. Mwene data rekeraho kuba amasaha yagiye, reka tugiye ku murongo wa 17. Maze Eli aramusubiza ati genda amahoro, Imana ya Isirayeli iguhe ibyo wayisabye. Amen. Urukumva ko ndumva batangiye hariya ruguru turi kwirukanka cyane, umva ari gusenga ari kwambaza Imana, ari gusenga. Nta mwana yari afite, hana nta mwana yari afite, yari kubana muke bawe. Aha ufite ikibazo, mbese ufite ikibazo, wawe n'ikibazo, arasenga aringinga n'umukozi w'Imana. Eli yari umukozi w'Imana, umutambyi. Kuwa muresi kuri gusenga cyane wabaki mwene data, mushibaje kuri gusenga cyane wabaki wati umukozi w'Imana, mutambi ntago nasinze, ntago ari ikindi kintu yeze, ahubwo nagahinda kandi hari impamvu itumye ndi gusenga, hari impamvu itumye ninginga. Iyo mpamvu ni nakurakira mu kiwanje, iyo mpamvu ni nakubya mwene data ngo gusenga burya niyo byatumye anabona umwana. Burya yarasenze aringinga Imana, baravuga ngo genda bikubere gushaka genda, ariko byatewe n'iki? No gusenga. Burya gusenga niho tubonera byose. Nusenga nawe Imana izagusubiza bya bintu. Nusenga Imana izakubarira na cya kindi wakoze. Nusenga niho no gutera intambwe bizaza. Nusenga niho n'amavuta uzayabona burya. Nusenga no kuririmba ikirere niho kizaza weho n'Imana. Kuko icyuma gikurura ikindi cyuma, hari imbaraga zikurura n'izindi mbaraga. Simuzi rukuruzi kurura ikindi cyuma, ufite rukuruzi nikurura ikindi cyuma. Rero nawe nusenga bizaguhereza nawe izindi mbaraga, nibigiga Imana igusubiza. Ariko nudasenga uzamera nk'abandi, uzabusa nkaho nyiri nk'igitumbi kiraho nk'umuntu wapfuye uri kugenda ariko udafite amasengesho. Kuko amavuta y'imodoka ntabwo agenda afite amavuta, niyo generator. Gusenga nibyo byose. Rero umwanya watujyanye, twakire mwene data watangije amateraniro, ariko twe turimo kwiga ijambo rivuga ngo gusenga niho tubonera byose. Gusenga burya nizo mbaraga zacu. Gusenga burya umwana w'Imana, umwana wa Ikore wari ukwiye kujyana intwaro yo gusenga. Igisubizo cyawe kivuga ati mu masengesho niho Ana yasubirijwe, mu masengesho niho tubonera byose. Imana ibaha umugisha, ko umwanya wari mutoya cyane. Imana ibikunda tujya tuganire ku cyumweru. Nabifurizaga ibyiza. Shalom shalom.